na Yesu yavuze ku zahabu, avuga uburyo zahabu nyine ayerekana uburyo ari ikintu gihenze koko. Nuko aravuga ngo ubwami bw'Imana muri Matayo 13:44 aravuga ngo ubwami bw'Imana bugereranywa n'izahabu ihishe mu murima. Ati iyo zahabu ihishwe mu murima, umuntu yayiguyeho akagwa ku zahabu ihishwe mu murima akabibona, atahita ayitwikira, akahatwikira, hanyuma akagenda akagurisha ibyo atunze byose ngo kugira ngo abashe kubona wa murima kuko yatawe kurimo izahabu. Izahabu ni ikintu gikomeye cyane, ariko ijambo turiho riravuga ngo ibishashagirana byose si zahabu, kuko hari igihe nyine uba deceived, kandi deception, kubera ko byashashagiranye ugira ngo ni izahabu, maze noneho ujya kugurisha ibyo wari ufite byose, urimara kugira ngo ujye gusingira ya zahabu ntigucike. Bifashisha muri Mariko 11:13 Yesu atubwira inkuru za Yesu ashonje, yari yananiwe, yakoze ageze aho nyine yifuza icyo kurya, noneho abona ibishashagirana, abona umutini, igiti cy'umutini gishashagirana, gifite ibibabi bitoshye, yabirebaga hakurya abona ibibabi bimeze gutya, arakibona hakurya ibibabi bishashagirana. Nuko noneho ati bamushimwe ndariye, bamushimwe unyujije inzara. Nuko aracyambika nyine acyegera kugira ngo noneho hasome imbuto. Reka duhe ku 12. Aravuga ngo bukeye bwaho mu gitondo bamaze kuva i Betaniya arasonza, areba kure abona umutini uriho ibibabi, arawegera ngo hariya awubonaho imbuto, nyamara awugezeho ntiyagira icyo abona keretse ibibabi, kuko kitari igihe cyo kwera kw'imitini. Arababwira ati umuntu ntakajye ku mbuto zawe iteka ryose. Abigishwa be barabyumva. Yesu ashimwe cyane. Iki giti cyaribonekeje cyereka Yesu yuko kibasha kugira icyo cyamumarira. Ni ukuvuga ngo cyerekana ibibabi, bivuge ngo cyerekanaga sinye yuko yuko kibasha kuba cyaramira umuntu. Noneho urumva kibikoze mu gihe kitari icyacyo, kiribonekeje, kiri gutanga ibimenyetso cy'uko cyabasha gutunga. Noneho Yesu warashonje, ati Imana ishimwe, reka ntambike ngiye gufata, ngiye gufungura. Akigezeho abona n'ibibabi gusa bimeze gutya bishashagirana, bibabi gusa. Ijambo turavuga ngo bishashagirana byose si zahabu. Abona n'ibibabi gusa, ashakisha imbuto, akora hasi, akora nyata, ashakisha imbuto zikwiye kujyana n'ibyo bibabi, arasibura, arakireba ati wa munyamanyanga we, nibyo ntabwo ari igihe cyawe cyo kwera, ariko urimo urashuka abantu, urimo urarembuza ngo ufite imbuto, urimo urarembuza ngo ubasha kuramira abantu, urimo uribonekeza ngo ubasha kuramira abantu, ukerekana ibibabi. Ariko umuntu yakuza kusanga ngo abashe kubona icyo afungura, abashe gukira inzara, umuntu yaza kwegera ngo abashe gukira inzara, yakorakora, yatangiye gukorakora werekana ibibabi gusa, yatangiye gukorakora akabura imbuto zawe. Nuko noneho Yesu ahita areba ati ikibazo ngomba kugikemura, rero ngomba kuvana gikemutse, ntabwo ngusiga gutya, ngomba kuvana ikibazo gikemutse. Nuko ahita akibwira gute, ahita akivuma ati umuntu ntakarye ku mbuto zawe, kandi yongeraho ngo iteka ryose ndariciye iteka ryose. Ndetse no mu gihe
igihe indi mitini izaba igeze igihe cyo kwera imbuto nawe nubwo uri umutini, ariko wowe ndakuvumye n'icyo gihe nikigera never ntihazagire uwongere kukuyoberaho ahita kivuma kiruma. Ariko icyo nshatse kuvuga ni uburyo yahise akivuma ati ntuzongere kugira ubeshya, ntuzongere kugira ushashagirana mu bihe ubeshya ushashagirana ngo nawe ubasha kuramira abandi. Imbuto ndimo shaka zo kurya zituhembura, ndashaka kuvuga ko ari imbuto z'ijambo ry'Imana dukeneye. Turashonje, abantu b'Imana turashonje, dusonjeye ijambo ry'Imana, dusonzeye ijambo ridutunga, dusonzeye ijambo riduhembura, kuko ubugingo bwacu bwarakanye, ubugingo bwacu bwarakonje, bwarahonye, wa mugani w'ikirundi, bwarahonye, bwarashize. Ubugingo bwacu bukeneye gukira, ubugingo bwacu bukeneye guhembuka, kandi ikintu kibuhembura gihembura ubugingo bwacu ni ijambo ry'Imana. Ni ijambo ry'Imana tumira rikaza muri twebwe rikadufasha, niryo ridutunga, ryo kudutunga mu gihe cya none. Ijambo ry'Imana niryo tubika mu mitima yacu kugira ngo bizaturinde mu bihe biri imbere, mu bihe muri situation ducamo, mu bihe bitandukanye ducamo. Ijambo ry'Imana niryo ribasha kuturamira, rikabasha gutuma ngo genda gutya tuza. Kubera iki? Ni ijambo twariye, hama noneho umwuka w'Imana uri muri twebwe akajya aryifashisha, atwibutsa, adufasha. Turashonje, dukeneye ijambo ry'Imana kugira ngo tubashe gusavayivinga, kubaho, kunesha ibi bihe turimo. Ni ibihe bigoye mu buryo butandukanye, bwaba uburyo bw'ubukungu, bw'imibereho, bwaba uburyo bw'ubuzima, ibyorezo n'ibindi byose bitandukanye, bwaba uburyo bw'imibanire, imiryango yarashize, urukundo rwarakonje, n'ibindi byose bitandukanye mu nzu y'Imana, ibibazo n'ahandi hose hatandukanye, ibibazo byinshi. Ari icyo dukeneye rero kugira ngo kidukize, kidufashe, kiduhembure, kidukomeze, ni ijambo ry'Imana, ni ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Uko dushonje rero turimo turashaka igiti tujya gusoroma, ibyo tujya gusoroma, ibiti tujya gusoromaho imbuto z'ijambo ry'Imana. Hano hanze huzuye ibiti bimeze nk'iyi mitini, ibiti bishashagirana gusa, ibiti bifite amababi menshi. Iyo ni experience turimo gucamo, twaciyemo itoroshye. Ni experience turimo gucamo itoroshye. Ariko bakundwa, turashaka kurya ijambo ry'Imana, ariko nubwo dushonje, ibi biti byuzuye hano hanze, iyi mitini ishashagirana gusa ariko idafite imbuto, Uwiteka agufashe cyane kugira ngo ubashe kubona umutini ufite imbuto zo kuguhembura. Yesu ashimwe cyane. Ibi bishashagirana, ibi biti byuzuye hano hanze birimo kugenda biduhamagara, biturembuza nubwo dushonje, ariko mwitonde. Ibundi ndavuga nk'ibintu by'ijambo, abantu aba bakozi b'Imana basigaye bariho batwika, niko numva bavuga, batwika kuri ngo za YouTube, bagira gute n'amazina y'ibitangaza akomeye cyane, tujya tubiganira, tubidisikasinga, tubitekerezaho mu ma platform yacu atandukanye, bigorekera ibyanditswe kugira ngo bikururire benshi, bikururire benshi. Kandi kwikururira benshi, murabizi ko nta yindi nyungu irimo, nuko nyine abenshi baza babashe kubonamo amaturo menshi, barakize, babaye abagaga. Kubera iki? Gutungwa gusa nuko babashije kugenda bareshyaresha imitima yacu, ariko bayizanisha inyigisho zipfuye zitashyitsa abantu ku ijambo ry'Imana, zidashyitsa abantu kuri za mbuto zibasha kubatunga koko. Ari ibibabi biri hariya gusa bishashagirana. Bene data bakobwa, ibishashagirana byose ntabwo ari zahabu. Ibiti byose mubona bishashagirana n'ibibabi byabyo n'ibishami birembuza, biturembuza, ntabwo byose ariko bifite imbuto. Birababaje kuba
uyu munsi wa none turi kubanga abantu mwitonde twera. Hambere hariho kuvuga ngo ijambo ry'Imana ryagera gute ku bantu bose. None uyu munsi wa none Satani yarabigoretse, noneho yavuze ati ubwo bano bantu bose bamaze kubona ko kwizera Yesu ari bwo buryo bwiza, reka mbavangire. Noneho atuzana abantu batuvangira, baba bashyashya baba na bamwe mu bari basanzwe babigoretse, bakazana inyigisho zindi zivuga ibindi bintu bihabanye n'ibyo Yesu Kristo mu ijambo ry'Imana ryigisha, amahame y'ijambo ya Bibiliya. Bakatuzanira ibindi, bakabigoreka, bakatuzanira ibindi. Yesu adufashe cyane, Yesu agufashe cyane. Urashonje, ukeneye ijambo ry'Imana, ariko se urarikura he? Kandi urarikeneye koko. Nanone ntabwo ugomba kwicara ngo usutame gushyira akaguru kandi ngo byarashize bose, ngo byarapfuye, ngo ibiti byose ngo byabaye ibihuri gusa, ibiti byose ngo byabaye ibishami gusa ngo nta mbuto. Oya, kubera yuko ijambo ry'Imana rirahamya. Umugabo waretse kumwe ndanezerewe cyane ati dushime Imana yuko yagiye yisigira abahanuzi batapfukamiye Bayali. Nubwo bisaze mu isi yose hirya no hino huzuye bene nk'abo ngabo, nubwo mu madini haryo kiranutse uz'abapastor n'abakozi bitwa n'abakozi b'Imana ariko babigoreka ukundi, bakabyita ukundi, bakabigenza ukundi, nubwo ariko bimeze, nubwo byuzuye mu masosiyo media bitwika ari byinshi, ariko ibidutunga nabyo birahari. Ibidutunga birahari. Uwiteka yisigiye abakozi bayo batigeze bapfukamira Bayali, kandi ni benshi. Yego bavuga ibigoretse ba Satani benshi cyane, kuko n'ubundi ijambo ry'Imana Yesu baravuze ko inzira ijya kurimbuka ni igihogere ririmo benshi, ari n'abayobya nabo niho benshi buzuye, benshi ni benshi. Ariko inzira ijya mu ijuru yagira afunganye, inzira ijya mu ijuru kuvuga ngo afunganye, nuko nyine bisaba kugira ngo witonde kandi witonde cyane. Ariko iyo witonze kandi ukitonda cyane, ni ukuri usoroma imbuto nyambuto. Yesu ashimwe cyane. Yesu nashimwe. Ndashimira Imana uyu mwaka tugezemo wa 2022 ni umwaka wanjye nuzuje imyaka 30, mbaye cyaremwe gishya nihamye. Iyo urwo rugendo rwose imyaka 30 ni ukuri n'urugendo. Umuringiranyo ngo nyura mu misozi nkanyura amataba, ni ukuri nanjye nuko byagiye bigenda urugendo rwanjye rwose. Haraho nahuye n'amataba nkahanuka. Ariko nuko Dawidi yavuze ati winyishima hejuru wa mwanzi wanjye, nubwo nabo ariko sinzarambarara. Nuko nwangira ngahaguruka ngakomeza urugendo, kwatsikiruka sita ukikubita hasi, kurwana no kwivura igikomere uhuye nacyo, ukaba watinda aho ngaho, hakaba hari ibintu bikuheze bikuziritse bikayote, ariko ukongera bati nuko Imana akongera ati haguruka twongeye tugende. Rero imyaka 30 rero mvugamo nabonye mu byinshi rwose. Imyaka 30 nabonye mu abapasiteri barwanira ku ruhimbi. Yes, barwanira ku ruhimbi, kandi nyine umwana ugikizwa bararwana ku ruhimbi rwa rundi dufatira igaburo, bararwana. I saw it myself. Imyaka myinshi nashize ibyo mbibonye, ariko ntabwo byambujije kongera ku rwa ruhimbi ejo kugira ngo twongere duhimbarize Imana. Kandi ntabwo byabujwe yuko ikino cyakurikiyeho abantu barihannye, twabonye abakizwa bashya, tubona imibazo turakomeza, umurimo w'Imana urakomeza. Nubwo abapfa n'abagenda nabi n'ibiti biba bifite gusa, ibiti biba gusa bidafite imbuto nabyo bitabura, biba byuzuye bikomeza bikaba naho ngaho. Ariko umurimo w'Imana yatangije umurimo iramukomeza. Hari ibiti byayo iba yifitiye bifite imbuto, ibyo ngibyo bimenyera ukagikora ugasaba imbuto, ukomeza ukarama. Yesu ashimwe cyane. Dushimiye abakozi b'Imana, nshimiye abakozi b'Imana bakomeje kuguma neza mu byizerwa. Ndabashimiye. Yesu abaho umugisha, nyambakurikirana nyambareba, ndabashimiye, ndafashwa rwose, barahari benshi. Kandi none ijambo ry'Imana riragaya, none abandi babivanze bakabigenda ukundi.
bakaba basigaye ari imitini gusa ifite ibibabi, n'abandi bashyashya basigaye bazana inzaduka zindi. Ariko rero nawe ndabwira mu Kristo mwene data, ibishashagirana byose ntabwo ari zahabu, kandi ibiti byose ubona bifite ibibabi bihamagara n'amashami ahamagara, jya witonda, ntabwo ariko byose bifite imbuto zo kuribwa. Hari n'ibyo uzasanga imifatangwe, hari n'ibyo uzasanga ibitobwe bitaribwa. Ariko Uwiteka hamwe no gusenga Imana, hamwe no kubasha umwuka w'Imana, uti Imana mfasha, umwuka w'Imana arakuyobora neza, akakujyana, akagutunga, akaguhuza, akagukonekita n'ibikwiriye, akagukonekita n'abakwiriye, akagukonekita n'abazima. Kandi wasanga ari naho wibeshye, jya ubasha kumenya gufata umwanzuro, uvuge uti aha ntabwo ari ahanjye, ntakura imbwa yiruka, jya ubasha kwiruka. Ibyo nabyo ni urugendo. Mukristo mu gitabo cy'umugenzi ni Yeshaya yashidukaga yahuye n'abigishwa b'ibinyoma, bakamuvangira bakamujyana mu bindi. Ariko aho yamenyaga ko ijambo ry'Imana aho yamenyaga ko yayobye inzira, hita agaruka. Nawe rero ujye ubasha gufata umwanzuro, nusanga ibyo urimo atari byo, ujye ubasha gufata umwanzuro, uvemo wiruka, ugaruke mu nzira. Kuko nuko tubaye no ku rugendo rwa Mukristo rumeze. Nubona bidafatika, nubona ari ibintu bikujyana mu bintu bitari byo, nubona bikujyana mu bintu bitari byo, bitagororotse, bidakiranuka, jya ufunyama, wirukanye ugende, ujye gushakira, ugaruke ku nzira, ugaruke ku isoko, hanyuma wikomereza urugendo rwawe. Yesu ashimwe cyane. Ibishashagirana byose ntabwo ari zahabu, n'ibiti byose biduhamagara byose ntabwo, ariko Yesu abarinde, Yesu adufashe, azaturinda, azabana natwe. Yesu abamurisha cyane. Turabashimye mwese mu izina ryanjye n'umuryango wanjye wa Kamana Jean. Yesu abamurisha.